Kugira ngo mwumve neza uburemere bw'iyi nkuru ivugwa kuri Adeline Rwigara, akaba ari umugore wahoze ari umushoramari ukomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda witwa Rwigara Assinapol. Reka dusubize amaso inyuma gato kugira ngo muze kumva neza, mutere udutebe mwicare tuze kuganira kuri uyu Adeline Rwigara. Reka dusubize amaso inyuma gato, hari inkuru yanditswe ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatandatu 2024, ikaba yanditswe n'ikinyamakuru Igihe.com cyandikiriye ku butaka bw'u Rwanda. Icyo gihe iyo nkuru bayihaye umutwe ugira uti Diane Rwigara yitandukanyije n'amagambo rutwitsi ya nyina Adeline Rwigara. Ati umukobwa Rwigara Assinapol wabaye umushoramari ukomeye cyane mu Rwanda, Diane Shima Rwigara yagaragaje ko yitandukanyije n'ibyo nyina Adeline Mukangemanyi Rwigara yatangaje. Mu butumwa Diane yanyujije ku rubuga nkoranyambaga rwa X yari ku itariki ya 11 Kamena 2024, yagize ati ibyo umubyeyi wacu atangaza mu biganiro n'ibitekerezo bye bwite, yaba njye cyangwa abasaza banjye ntaho duhuriye nabyo. Ni nyuma y'aho Adeline Rwigara avuga ko atari mu Rwanda muri iyi minsi, atangarije kuri umwe mu miyoboro ya YouTube y'abarwanya leta y'u Rwanda inkuru y'urupfu rw'umugabo we Assinapol yo muri 2015. Polisi y'u Rwanda yasobanuye ko imodoka Mercedes Benz yarimo Assinapol Rwigara yagonzwe n'ikamyo igacuriro mu karere ka Gasabo mu ijoro ryo ku itariki ya 3 rishyira ku itariki ya 4 Gashyantare 2015. Gusa Adeline Rwigara muri icyo kiganiro yatangaje ko yiboneye ko ibimenyetso bigaragaza ko yishwe na leta y'u Rwanda. Yagize ati ku itariki ya 4 ukwezi kwa 2 2015 niho bishe umutware wanjye Rwigara Assinapol, yicirwa amaso yanjye n'uyu mwana wanjye Anne Rwigara uw'amahoro yicwa n'ubutegetsi buriho bwa FPR Inkotanyi. Ati cyo kizahora kivugwa iteka ryose kuko nibyo nahagazeho. Uwo ni Adeline Rwigara. Adeline Rwigara rero yatangaje ko umukobwa we Anne Rwigara wapfiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Ukuboza 2023 yari afite amakuru menshi cyane ku rupfu rwa se Assinapol Rwigara. Icyakora benshi bakomeje kwibaza ibijyanye n'uko gusubiranamo hagati y'uyu muryango ubusanzwe wahoze ugaragaza guhuza ku ngingo zitandukanye. Icyo kwibaza ni ukumenya impamvu abantu bakwizera amagambo ya Adeline Rwigara mu gihe n'abana be ubwabo batamwizera. Niba avuga ibyo umuryango we wamagana, ni gute atekereza ko abandi banyarwanda bamwizera? Ikindi kiri kwibazwa ni ukumenya niba uyu mubyeyi atarimo gukoresha urupfu rw'umugabo we mu nyungu ze bwite. Ibi bishingira kuri kinyine cy'uko avuga bihuha by'amakuru y'umugabo we, wenda ibihuha bikaba bifite intego yo kumufasha kugera ku zindi nyungu, dore ko yivugiye ko atakiba mu gihugu cy'u Rwanda. Nubwo tutabihamya ariko nanone twagiye tubona abantu benshi cyane bahitamo kubeshya kugira ngo babone ibyangombwa byo gutura mu bihugu by'i Burayi. Rimwe na rimwe ugasanga babibona kubera ayo makuru atariyo batanze. Uretse kubona ibyangombwa, kubeshyira u Rwanda bitunze benshi cyane bakora iyo mu Burayi. Ariyo mpamvu rero ati tutatungurwa mu gihe n'uyu mubyeyi yaba agamije kwerekana ko yarenganye akifuza kugirirwa impuhwe n'abazungu bakamutunga yicariye iyo, kabone nubwo byasaba kubeshyira igihugu cyamwibarutse. Gusa ikidashidikanywaho ni uko ubuziranenge bw'amakuru yatanze bukemangwa, kuko iyo buza kuba ari ukuri abana be bari gufata iya mbere mu kumushyigikira. Ni Adeline Rwigara wari watanze igitekerezo agira ati ariko uwanyereka umuntu ati Adeline asaba ubuhunza atese kandi afite ubwenegihugu bw'Ububiligi ndetse na residence ya Amerika. Ati birababaje, ahubwo se leta y'u Rwanda yari kwica Assinapol Rwigara imuhora iki? Assinapol yarayitwaye iki? Mbabajwe na Anne, umwana mwiza wari witurije, aho kumureka ngo yiruhukire mu mahoro, nyina ari kumushinyagurira amubuza amahwemo. Uwo nawe yari atwaye iki leta? Ati none se Diane ko ari hano uragira ngo avuge ngo iki? Ati mugeze Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawe wumve ibyo avuga. Ati Rusesabagina se yavuye aha adasinya impapuro ko asabye imbabazi kandi ko atazasubira muri politike, ubu ari he? Arimo kuvuga iki? Ati umukecuru rwose agiye kuzagwa ishyanga kandi azicwa n'abamuhekuriye umuryango we. Mu mwaka w'1994 ati bya bigushu ati by'ibiterahamwe, ati dore ko n'ubu niyo yatuka leta iriho ntibikuraho urwango bamufitiye ngo se yafashije inkotanyi kandi koko yarazifashije. Ati nawe yayifasha nyuma aza guhinduka maze agira ibyago akora accident nk'abandi arapfa. Uwo mukecuru rero aho abundabunda agendera kure atabo ngabo binera hamwe kuko ati bazamwica nta mikino bagira.
naho leta yacu yica yari guhera ku nterahamwe zamaze abatutsi, ikica FDLR zafatiwe ku rugamba, ikica FNR FRN harimo ba Rusesabagina, Sankara, ati batwagira Mungu, Ingabire Victoire, ati n'abandi bakomeye cyane bagiye barabika igihugu cy'u Rwanda, ariko bahabwa ubutabera bukwiye. Ngo yari afite amakuru menshi ku rupfu rwa se, ati ubwo umubyeyi se ayo makuru yarayakurushaga wowe nka mama we. Ati Diane, ishakira icyaguteza imbere n'abavandimwe bawe mukeneye kubaho mutekanye, ibya mukecuru bireke rwose. Ati mukosore, yavuze ko amagambo nyina yavuze arayibwite. Imana ati roho y'uruko rudashira Anne Rwigara, ati yarambabaje cyane. Ati uyu mugore ndamwibuka kera. Undi ati arinda ajya gusaba ubuhunzi se ntafite ubwene gihugu bw'Ububirigi. Ati namwe rwose byinshi rero bagiye bavuga, ariko hagati aho ati wa mushoferi wagonze ati please amazina y'umushoferi w'ikamyo, ati yamugonze, ati ko yapfuye se nyine umukecuru arifuza ko tubikoraho iki. Byinshi rero ati mujye musesengura. Diane yavuze ko amagambo y'umubyeyi we ari ya nyina bwite, atari we cyangwa se abavandimwe bayavuze. Ntiyigeze avuga ko ibyo uwo mubyeyi yavuze atari ukuri, yavuze ko atari bo babivuze, ariko ntihakanye ko bashobora kandi kuba nabo ariko babitekereza, ariko ntibabe babivuga kubera impamvu. Ariko kubera dukunda gutinda ku bantu bapfuye, Rwigara yarapfuye, icyamwishe cyose ni akazi kacyo. Icya mbere nuko niba yapfuye yagombaga gupfa nyine, none se kuko umuntu umwe muri miliyoni zigera kuri 14 zituye u Rwanda ari we wapfuye, ariko nyine ubwo nta gushidikanya yagombaga gupfa, ati tutitaye ku cyamuhitanye. Uyu mugore ati natuze n'ubundi kubivugaho ntacyo bizamumarira usibye guta ibitabapfu gusa. Ati ibikorwa bivugwamo nibyo Rutwitsi we yavugaga, ati byamubayeho, naho Diane iyo adakora kuri ati byari kugenda gute. Erega ati mureke dukore neza tubisanga imbere, ukora nabi nawe ibyo azasanga imbere. Tukiri kuri uyu mugore Diane, Adeline Rwigara yavuze uko ibiganiro bye ndetse na General Kayumba Nyamwasa byahamije ko umusaza we Ben Rutabana afitwe na RNC, Rwanda National Congress. Iyi nkuru yanditswe ku itariki ya 18 ukwezi kwa 2019. Adeline Mukangemanyi Rwigara yemeye ko yagiranye ibiganiro n'abagize umutwe w'iterabwoba wa RNC barimo Kayumba Nyamwasa na Charlotte Mukankusi, ku buryo ahamya ko uwo mutwe uri inyuma y'ibura rya musaza we Benjamin Rutabana kuva mezi abiri ashize ubwo yari mu rugendo muri Uganda. Ben Rutabana wari umwe mu bayobozi ba RNC, Rwanda National Congress, ashinzwe kongera ubushobozi, yabuze mu minsi ishize. Ati byongera ku bibazo bimaze iminsi muri RNC, Rwanda National Congress bigamije guhungabanya leta y'u Rwanda, birimo kumaranira ubutegetsi kugeza ubwo abayigize basigaye bashinya bikanga ko bashobora kuvutsanya ubuzima. Tariki ya 2 Ukwakira nibwo Diane Rutabana, umugore wa Ben Rutabana wahoze ari umuhanzi ukomeye cyane, yandikiye abayobozi ba RNC avuga ko umugabo we yagiye muri Uganda. Bakomeza kuvugana hagati y'itariki ya 5 n'itariki ya 8 Nzeri, nyuma ntiyongera kandi kumva ijwi rye ndetse ntiyasubira mu Bubiligi aho yaraturutse. Adeline Rwigara yagarutse ku ibura ry'umuvandimwe we Rutabana rikomeje gushinjwa umutwe wa RNC, ahamya ko ari wo wamufunze mu makimbirane akomeje kuwuvugwamo. Amakuru yabanje kujya hanze ahamya ko Ben Rutabana yagiranye ubwumvikane buke na bagenzi be n'abayobozi muri RNC, cyane cyane ubuyobozi bwa gisirikare bukuriwe na Kayumba Nyamwasa, bashinjanya ko Kayumba ashaka kwegereza abo bafitanye isano, ndetse ko Ben Rutabana babajwe n'abantu bafatiwe muri Congo mu mutwe wa P5 w'u na Kayumba Nyamwasa ubu bari mu nkiko mu Rwanda. Ben Rutabana ngo yarakajwe cyane nuko inama ze zitubahirijwe, kuko Kayumba yahaye itegeko Major Habib Mudatiro wari ubayoboye kubavana muri Kivu y'Amajyepfo bakajya ku mupaka wa Uganda, aho bazahabwa inkunga zihagije kurusha izo bahabwaga hafi y'u Burundi. Muri uwo mugambi ngo bakoresheje ibihumbi 12 by'amadolari yoherejwe na Ben Rutabana kuri Western Union Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Bari mu nzira bimuka nibwo bafashwe, abandi baricwa. Uburakari bwa Ben Rutabana agashaka kwaka ibisobanuro Kayumba wagushije ingabo zabo mu biganiro by'umwa bahanganye, ngo byabaye impamvu yatumye ashaka kumwumvisha, kuko umusirikare muto yarashatse kubaza byinshi General
ndetse bikekwa ko ubwo Ben Rutabana yajyaga muri Uganda yaragiye mu bikorwa bya gisirikare arenze gushaka kwa Kayumba Nyamwasa. Adeline Rwigara yayishyuye ibyo yaganiriye na Kayumba ku ibura rya Ben Rutabana. Mu kiganiro Adeline Rwigara yagiranye na Radio Ijwi ry'Amerika yemeje ko yagiranye ikiganiro na Kayumba Nyamwasa ku ibura rya musaza we nubwo ngo nta makuru mazima yamuvanyeho. Tariki ya kabiri cyangwa se tariki ya gatatu Ukwakira nashakishije inomero ya Kayumba Nyamwasa ati umukuru w'ishyaka umuvandimwe wanjye Benjamin Rutabana arimo, ndamubaza nti hashize ukwezi tumubuze ndetse umuryango wari utarandika rwa rwandiko ni mbese ari hehe? Ati kuko ubwo nari nabonye amakuru aturuka impande zose yuko baba bazi aho ari, abantu bambwira byinshi. Kayumba Nyamwasa ati yambwiye ko nabo bahangayitse nabo batahazi, ariko guhangayika kwabo ntako nabonye. Ati kuko ntabwo yongeye kumvugisha, nta muntu wo muryango yigeze atelefona ngo bigaragare ko bimubabaje. Adeline Rwigara avuga ko nta wundi muntu bavuganye ku ibura rya Ben Rutabana ku buryo yaba umuryango we n'abana bagumye mu girahiro ku ibura rye. Yakomeje agira ati umwe muri abo bayobozi umudamu witwa Charlotte Mukankusi hari umuntu yatumye wizewe kuri we ngo nibambwire ngo singire ubwoba ngo nashatse bazamumpa tutavugana ngo nitugire tukavugana ngo nitugire rero ubwo ntitugire ubwoba rwose ngo bazi aho ari. Ndavuga nti bakaba bazi aho ari, umufasha we akaba ataramuvugisha, abavandimwe be ati tukaba tutaramuvugisha, abana be ibyo bintu ati bishoboka bite? Avuga ko ngo yashakishije nimero za telefone z'abayobozi ba RNC Rwanda National Congress benshi ababwira ko umuvandimwe napfa bazabazwa amaraso ye. Yakomeje agira ati hagati aho rero numvise ko ngo haba bari mu bintu by'iperereza ariko ni ikinamico, ati barimo kuko nta telefone yo guhumuriza kuri nge cyane cyane ku mufasha we n'abana be. Ati ku bavandimwe bacu ati bandi bari hanze ku nshuti ze zimwegereye nta buzima bw'umuntu wababaye uko bigaragara gahunda nibo bayikoze rwose, ntabwo ibyo bishidikanyaho. Ati kugeza ubu hari amakuru ko Ben Rutabana yaba afungiwe na RNC mu gihugu cya Uganda, ati ko kuva yagera muri icyo gihugu atigeze hatangazwa ko yaba yaragisohotsemo. RNC yisanga muri Uganda. Icyo gihe mu butumwa yaraheruka gushyira hanze, Diane Rutabana ashinja Kayumba Nyamwasa kudafasha ko bamenya aho umugabo we aherereye, akaba akeka ko biterwa wenda ati n'impamvu zari zatumye umugabo we ajya mu gihugu cya Uganda Kayumba adashaka gushyira hanze ngo bidateza izindi ngaruka. Ati nyuma yo kubura amakuru y'umugabo we muri RNC, Diane Rutabana ngo yitabaje inshuti ya Rutabana akaba ari umuyobozi w'urwego rw'ubutasi mu gisirikare cya Uganda CMI Brigade General Albert Kandiho. Diane yibutsa Kandiho uburyo yari inshuti ikomeye cyane Ben Rutabana ku buryo yajyaga anamuhamagara mu gicuku nazo yaze kumwitaba. Nyamara igitangaje ngo inshuro zose Diane Rutabana yahamagaye Kandiho ngo amubaze iby'umugabo we, undi ntiyigeze amwitaba na rimwe. Ati nagerageje kuvugisha Brigade General Albert Kandiho umwe mu bayobozi b'inzego z'umutekano za Uganda akaba n'inshuti y'umugabo wanjye, ati ngira ngo mubaze niba yaba afite amakuru y'aho umugabo wanjye aherereye, ntabwo yigeze anyitaba inshuro zose. Ati namuhamagaye byatumye icyizere kiyoyoka ku nzego z'umutekano za Uganda. Umugabo wanjye ati yakoranaga nazo bya hafi, twizeye ko ati mushobora kuba muzi aho aherereye, kandi nubwo mwaba mutahazi twizera neza ko imbaraga mufite mu karere ati mwazifashisha mugashakisha amakuru ashobora rero kutugabanyiriza agahinda. Kuri Brigade General Albert Kandiho wakundaga kuvugana Ben Rutabana cyane, kandi urabizi uburyo yajyaga amuhamagara mu gicuku akwitaba telefone. Ati dufashe kumushakisha cyangwa se utubwire uko amerewe. Ati umugore wa Ben Rutabana avuga ko by'umwihariko Kayumba Nyamwasa azi neza aho umugabo we aherereye, akamusaba kwirengagiza amakimbirane yose ati ntakomeze kwicisha agahinda abana ba Ben Rutabana. Ati nk'umubyeyi rero ati ntutuma abana ba Ben bicwa n'agahinda kuko tuzi neza ko uzi aho Ben Rutabana aherereye nk'uko amerewe. Ben Rutabana yakunze kandi kugenda mu gihugu cya Uganda kimwe n'abagenzi bo muri RNC Rwanda National Congress nta nkomyi ari mu bikorwa bya RNC byo gushaka ubushobozi n'abayoboke abifashijwemo n'inzego zirimo ushinzwe ubutasi bwa gisirikare CMI n'urw'iperereza rw'imbere mu gihugu ISO. Amakuru atangazwa ku mbuga nkoranyambaga ariko adafitiye gihamya avuga ko Ben Rutabana yaba yariciwe muri Congo aciwe umutwe, ngo yaba yarishwe ku kagambane ka Bwana Kayumba Nyamwasa ngo atazamena amabanga y'uwo mutwe na Uganda, dore ko yaratangiye gushwana nabo bombi, no kuvuga
Kayumba Nyamwasa ndetse n'iki gihugu cya Uganda nk'uko amakuru yakomeje kugenda abishimangira. Hanyuma tukiri kuri Adeline Rwigara, mbabwire ko hari ku itariki 23 ukwezi kwa 2021 nibwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangiye iperereza ku byaha Mukangemanyi Adeline Rwigara akurikiranyweho birimo ibyo gukwirakwiza ibihuha hagamijwe kuyobya rubanda ndetse n'amagambo y'amacakubiri. Ku munsi wo kwa kane icyo gihe nibwo Mukangemanyi Adeline yitabye RIB kugira ngo asubize ibibazo mu magambo mu iperereza ku byakekwaho yari yatumijwe na RIB bwa mbere ku itariki ya 8 Mata 2021, ariko yanga kwitaba urwego ruvuga ko igihugu kiri mu bihe cy'icyunamo. Nyuma Metro Gatera Gashabana yasabye urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ko umukiriya we Mukangemanyi Adeline yakwemererwa kuzarwitaba amwunganiye mu buryo bw'amategeko. RIB yabimwemereye kuko ari uburenganzira bw'uregwa bwo kubazwa mu bugenzacyaha yunganiwe. Ibyaha byo gukwirakwiza amagambo y'amacakubiri akurikiranyweho, ikinyamakuru cy'akadomo dukesha inkuru yamenye ko byakozwe binyuze kuri internet ku miyoboro ya YouTube. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitsio icyo gihe yabwiye itangazamakuru ati yabajijwe arataha, iperereza rirakomeje. Muri 2017 uyu mugore yarezwe ibyaha byo kubiba amacakubiri ndetse no guteza imvuru muri rubanda nyuma y'umwaka umwe, amezi 2 n'imisi 13 we n'abandi barimo umukobwa we Diane Rwigara bagizwe abere n'urukiko rukuru mu Rwanda. Ngibyo rero biba bikomeza kugenda bivugwa muri rusange kuri Adeline Mukangemanyi Rwigara, umugore wa Assinapol Rwigara rero ari umushoramari mu gihugu cy'u Rwanda. Akaba rero ari byinshi, reka mfate uyu mwanya nshimire mwebwe mwese muba mukomeza kugenda mubara natwe mudukurikira muri hirya no hino mu bice bitandukanye. Hanyuma rero mbabwire ngo turaza gusubira mu yandi makuru mu masaha ari imbere, ariko kandi murebe mukoko ko ryanditse ijambo subscribe cyangwa se s'abonner niba ukoresha muri rw'igifaransa, ukande kunzogera kugira ngo tukimara gutunganya amakuru n'ibiganiro byacu ajye ahita akugeraho ako